Igitondo cyiza nshuti muvandimwe tubana umunsi ku wundi, nizere ko umeze neza mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Nizere ko uri amahoro kandi uguwe neza. Iki gitondo rero cy'itariki itariki ya kabiri, itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12. Nshimishijwe nanone no kongera kuza ngo tugire ibyo twivugiraho, cyane cyane dufite aho duhurira n'umuziki, cyane ko ariwo twikorera mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi rero ntabwo tuvuga ibintu byinshi, ahubwo ndagira ngo twiganirire ku buryo ibihangano byacu bitunganywa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi turaza kureba, turivugira ku ndirimbo imwe yasohotse nshyashya ya korali Abakurikiye Yesu ya hano mu mujyi wa Kigali, Kacyiru, hano hafi aha. Nibo turaza kuvugaho ubundi, tunakomeze tuganire ibintu bimwe bigiye bitandukanye. Ndumva ari ibyo turaza kurebaho, ubundi tukabisesengura, tukareba byari tugiye gukora ubusesenguzi ku bintu by'indirimbo. Ese indirimbo kugira ngo ibe nziza, kugira ngo indirimbo ibe imeze neza, yujuje ibisabwa kugira ngo ibe nziza, dushingira kuki tuvuga ngo indirimbo ni nziza? Bigenda bite? Nicyo turaza kurebaho. Ubundi indirimbo nziza ni indirimbo imeze ite? Ese ko usanga abantu batabihurizaho, ugasanga umwe aravuga ati indirimbo nziza ni indirimbo icuranze neza, ifite muzike nziza, n'indirimbo ifite message, ubutumwa gusa tutarebye uko icuranze, n'indirimbo ifite amashusho meza, n'indirimbo ifite audio nziza. Aho ugasanga twagiye tunoma kamwe muri ibyo, kandi turaza kureba se koko nibyo tuza kureba. Hanyuma rero ikindi ni uko Abakurikiye Yesu nyine bafite indirimbo nshyashya basohoye, katuba ariyo tunaheraho. Indirimbo nziza ya korali Abakurikiye Yesu, ni indirimbo bise Isiganwa. Indirimbo ifite ubutumwa budasanzwe bwihariye, ushobora kumva nawe ugakuramo byawe. Harimo aho bagize bati isiganwa, bagaragaza uburyo ubuzima bw'isi ari isiganwa, abantu bakora basiganwa, baransize ndagira nte, abandi bafite ibi bujuje amazu, niko baririmbye bati bamwe bujuje inzu, yewe nta n'ikibanza, dore afite imodoka, njye ngenza amaguru. Tukaba muri iryo siganwa ryo kwibaza baransize ndagira nte. Ese ko mbona uyu runaka yaguze igare, nkaba jyewe ndaho nkitunze ifumbire, ibirenge n'abana, ubwo ndavuga hirya mu biturage. Hari ukuntu bibaho ugasanga umuntu afite umurima, burya avana ifumbire aho izo nka ziri zitangiza iyo fumbire, ayigeza mu murima ahahinga. Akavuga ati runaka uyu ko yaguze igare, noneho bari gutunda ifumbire yakoresheje igare, jyewe ndakikoreza umutwe. Ukaba wakirukanka ukajya gushaka ubundi buryo nawe
wabona iryo gare ariko rimwe na rimwe ugasanga wihaye umusaraba wo kujya gufata credit mu banke, kandi yenda bitari ngombwa, cyane cyane ko gufata ideni si bibi, ahubwo ikibazo iryo deni urabona ntabwo riri bushyire mu bindi bibazo, ahubwo biruta ibyo wendaga gukemura. Yego, iyi ndirimbo nayumvisemo ibintu byinshi cyane, turayisesengura rwose twumve ibyo ari byo deja tunayihereho twere kujya no ku bindi. Batangiye bavuga bati mwaba ari mu isi imwe, iryo siganwa n'isiganwa ki? Bati dore afite imodoka ndetse yujuje inzu, njye nta n'ikibanza ngenza amaguru, baransize ndagira nte, baransize ndagira ne. Ibyo nibyo biri kuranga abantu muri iyi minsi. Bati rero bati ubundi guhihibikana ntabwo ari bibi, gushakisha mu isi mu buzima busanzwe ubundi ntabwo ari bibi, mwese murabizi turakora kugira ngo tubeho. Yego, uyu munsi uri mu kazi kugira ngo ubashe kubaho, nanjye ndi mu kazi kugira ngo mbashe kubaho. Uko guhihibikana byo ni ngombwa ko biba, si bibi. Ariko ntitudamarare rero, bakomeje bati ariko ntitudamarare kuko iyi si si gakondo. Ubundi bavuga gakondo, ndavuga ku batoya batureba, iyo bavuze ngo isi si gakondo nuko baba bavuze ko ducumbitse. Ubundi gakondo naho ntabwo ari, ushobora kuba gakondo, ushobora kuba urugero uba muri Amerika unatuye, ariko uri umunyarwanda, yewe waranavukiyeyo deja, birashoboka ko waba waranavukiye muri Amerika. Ababyeyi bakava mu Rwanda kera bakajya muri Amerika bakabayo igihe kirekire, icyo gihe bashaka bakamara imyaka 20 cyangwa 30, wowe ukaba waravukiyeyo ufite imyaka uyu munsi 20. Bishatse kuvuga ko yego wibonye muri Amerika uzi ko ariho iwanyu, ariko iwanyu naho ngaho wavukiye. Ariko iyo bavuze gakondo, naho abakubyaye ubundi bakomoka, nicyo bita gakondo. Burya aho ngaho ni iwanyu kuko niho uzi nyine, ariko gakondo ni bya bisekuru bya kera, hirya ngiyo kuri gakondo nyine, umuntu ava mu mizi hasi, iyo ngiyo niyo bita gakondo. Bati rero nubwo gukora atari bibi, guhihibikana, bakoresheje ijambo guhihibikana si bibi ariko nubwo duhihibikana, mwibuke ko isi atari gakondo. Dukwiye gukora rero nk'abitegura gutaha, bo baragize bati dukore nk'abitegura ko ejo tuzataha. Yego, nibyo byiza. Burya kenshi hari igihe tudamarara, umuntu akavuga ati iterambere, ndacuruza ibi nkabona birakunda. Yego, ni byiza, n'umugisha, uzaba ku isi hari ibyo ushoboye kwikemurira. Ariko iyo nanone byarengereye umuntu akabisiganwa burundu, tukamera nk'abantu batuye burundu, buba ko ubuzima ari ubwo. Ariko Satani niho adufatira kenshi, ugasanga nyine hari ibitagenze neza. Abakurikiye Yesu rero, ino ndirimbo irabisobanura neza cyane. Bati guhihibikana ubundi mu buzima busanzwe ntabwo ari bibi, mutwumve neza. Ntabwo twabujije abantu gukora, ariko se bishobora kutwibagiza ko isi ari icumbi. Ubwo baraduhwitira bati rero nyaboneka nubwo dukora, ariko twibuke ko isi ntabwo ari gakondo, ntabwo ari mu rugo. Hanyuma rero ni indirimbo nziza yasohotse ku isabato nimugoroba, ndumva ari ku isabato nimugoroba nibwo yagiye hanze, nibwo iyo ndirimbo yabashije kugera hanze, ndetse abantu barayibona, barayumva, komante ziratangwa, bati n'indirimbo kabisa ijyanye n'igihe, dukebura, itugarura mu bukristo, tukibuka
inshingano z'umukristo ntabwo ari ukudamarara, ahubwo ni ukuba maso ukamenya ko isi nyine atari iwacu. Abakurikiye Yesu rero ni korali yagiye ikora indirimbo nyinshi, nanayivuzeho indirimbo zitandukanye, ariko muzi ko baririmbye indirimbo n'uyu munsi wumva ari iy'ibihe byose, ya ndirimbo bita ngo wiganya cyane wirira nshuti, nayo ni iyabo kandi indirimbo nziza cyane kweri, urayumva ukavuga uti wirira. N'abaririmbye bati nyine bati ibintu tubamo kenshi usanga urira ngo ntufite ibi aribyo twavuze hejuru, ukavuga uti jyewe se ntabwo mfite inkweto, bavuze bati se wowe uravuga ko nta nkweto ufite, abandi bo nta nubwo bafite ikirenge, ukumva nyine ko hari indirimbo zifite ubutumwa bwinshi, bivuga ngo hari ibyo dushaka mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ariko hari n'abandi baba bari inyuma nabo bavuga bati nibura uriya we afazari yabayeho gutya, yego. Ariko icyo twakura muri ibyo byose ni uko nyine tudakwiye kuba mu isiganwa gutyo gusa ngo dusiganire dushaka ibintu, yego dukore tunitegure gutaha, tumenye ko isi atari mu rugo, dukore nk'abitegura gutaha, nibyo bikwiriye abakristo. Ikindi ni uko iyi korale yari ifite igitaramo nabundi ku isabato, iyi korali abakurikiye Yesu yari ifite igitaramo ku isabato, yari yagiye mu gitaramo, ubwo ni igitaramo cya korali ni korali yihera iyi Last Voice, ni korali Last Voice ya hano mu mujyi wa Musanze, hariya mu mujyi wa Musanze ahitwa Kigombe. Kigombe ni ku itorero rya hariya mu mujyi neza neza wa Musanze, aho bari bakize igitaramo cyiza cyane, bari bari kumwe n'amakorali meza mukunda cyane, harimo nka korale nyine abakurikiye Yesu n'ubundi bari bahari, bavuye hano i Kigali nyine ku Kacyiru, hari n'ubundi korali yaho yitwa Intwari za Kristo, mwari mubizi se? Intwari za Kristo nayo ni yahari ya Kigombe, hari na Light Family yahari Gisenyi, bose bari bahari. Cyari igitaramo cyiza pe, cyiza kiryoheye amaso ndetse n'amatwi, byari bimeze neza, ngira ngo uko ubireba urabona amakorali yari arimo aririmba neza, urabona ko bari bambaye neza, urabona ko amashusho ko cyari kiri guca kuri YouTube live, niyo mpamvu rero tuvuga ko byagenze neza kuko n'amashusho yaragaragaraga neza kabisa. Dushimira n'uba wabigizemo uruhare kugira ngo abakorere ayo mashusho aca ku ikoranabuhanga, Cedric kabisa urimo urakora ibintu byiza cyane, Imana iguhe umugisha. kandi narabikubwiye ndakubwira nti hari abantu bafite impano kweri, ahubwo zitabonye uburyo bwo kujya hanze, ariko nshimye Imana ko urimo urakora ibintu byiza cyane. Rero tutarava ku bakurikiye Yesu ngo tuvuge ku bijyanye n'indirimbo muri rusange, abakurikiye Yesu ino ndirimbo yabo bise isiganwa yakozwe, reka turebe uburyo yakozwe, abayikozeho, uwayanditse ubundi ni Mwarimu Japhet, wayanditse ni Mwarimu Japhet, ubwo ni jyewe nyine. Hanyuma
uwakoze audio ni Macarius ni Joseph. Macarius Studio ni studio ya Joseph, yego. Hanyuma video no muhungu wanjye Cedric kabisa yakoze indirimbo nziza cyane kandi niyayibanjirije. Bura niyayibanjirije andi nakoze inkuru yo yitwa ngo nzazamurwa, nibyo? Yego ndatekereza ari byo. Nzazamurwa. Niba ari nzazamurwa. Ibyo byose naho ngaho namwe murye mubirebe mu biganiro nakoze byatambutse. Niyo ndirimbo bakoreye kuri Tanganyika, kuri Victoria, niwe wayikoze kandi wabonye ko indirimbo nziza. Niyo uyu munsi rero ni Cedric. Studio ye rero yitwa BS Picture Studio niyo ya Cedric. Nujye ubona indirimbo kabone yanditseho iryo jambo BS Picture Studio, ujye umenya ko ari Cedric. Mumuhamagare, mumuhakazi, nimero ye ndaza kuyishyira ku kiganiro hasi. Mumuhakazi nawe ari kubikora neza cyane rwose. Cedric, Imana iguhe umugisha, turagushima. Buriya umuntu akoze ibintu byiza, kuki utamushima? Byagutwara iki se? Ntacyo byagutwara, kandi biba byigaragaza kabisa mu bikorwa aba yakoze. Ndumva ari ibyo twavuga kuri korali bakurikiye Yesu. Ikindi twavugaho ubwo twavuga none twakiganirira ku bintu by'indirimbo. We indirimbo kugira ngo ibe nziza, yitwe nziza, bashingira kuki bavuga ko indirimbo yabaye nziza? Niki kigenderwaho? Hari ibintu bitatu cyangwa se bine njye ko mbibona byashobora kuba indirimbo ari nziza. Ni ukuba indirimbo ifite ubutumwa. Cyo ni icyambere, message, ikintu bita ubutumwa. Kuba indirimbo ifite message bigira nziza. Icya kabiri, impamvu mbanje message, nuko indirimbo ishobora kugira message, ishobora kuba ifite imeze neza, ifite iririmbitse neza, ariko wayumva ukumva ntacyo umuntu akuramo. Ikindi, igomba kuba ifite arrangement mu majwi meza. Icyo ni icya kabiri. Message, arrangement mu majwi meza uko izaririmbwa. Icya gatatu, ni uko iyo ndirimbo icuranze neza. Kuba ifite message, ubutumwa. Icya kabiri, kuba ikorewe arrangement neza. Hanyuma icya gatatu rero cyo kikaza kivuga ngo ese iyi ndirimbo icuranzwe ite? Icya kane nicyo wavuga ngo ese noneho ibyo byose niba byagenze neza, abaririmbyi bayiririmbye bate? Impano mu kuririmba, talent. Uzi impamvu nyishyizemo? Wowe undeba ushobora kuba ufite indirimbo nziza, ariko kuyiririmba ikakunanira. Njye naza wampa iyo ndirimbo yawe cyangwa nayiririmba, nawe ubwo ikakubera nshyashya, ukavuga wow, ino ndirimbo ni nziza bigeze aha. Niyo mpamvu ikintu bita impano, talent, kiraza cyane. Ni nayo mpamvu abantu bataririmba kimwe, sibyo? Kubera icyo abantu bataririmba kimwe, ni uko bafite impano zitandukanye. Ikidutandukanya se ni iki?
ubundi se kuki korari ishobora kuririmba indirimbo ukumva iraryoshye, indi yaririmba indirimbo ukumva ntiryoshye? Cyangwa se bakanaririmbiya urugero, ushobora gufata indirimbo nziza rwose wumvaga, reka twifate urugero rwa Ambassadors, ugafata indirimbo ya Ambassadors wayiririmba ukumva ntabwo biri kuryoha. Icyo bita impano nabyo byizamo. Twabonye cyambere, ese indirimbo yanditse ite? Ifite message, ifite ubutumwa. Icya kabiri, nyuma y'ubutumwa twabonye ngo ese arrangement yayo imeze ite? Impamvu hazaho arrangement ni iyi: ushobora kufite ubutumwa ariko ubwo butumwa ukaba utabutanga uririmba, ukoresha ijwi uririmba. Naho byaba bitandukaniye n'ikibwirizwa, tubijyane neza. Ushobora kuba ari ubutumwa bwiza ariko ntubutange uririmba, ugateguramo ikibwirizwa ukakigisha abantu. Yes, ariko iyo hajemo ikintu cyo kuvuga ngo ngenda vuga ubutumwa ndirimba, bwo biba bishatse kuvuga ngo hiyongereyemo ko hagomba kujyamo na ikindi cyitwa ngo arrangement noneho y'imiririmbire. Ikibwiriza ntabwo ibyo bizazamo. Ndi ubutumwa bwiza uzatubwiriza tugafashwa, ariko watanje mu ngo arrangement y'amajwi ukuntu azagenda gutya ngo soprano ni ijwi uzakoresha nyine ubwiriza. Ariko iyo haje mu kuririmba hazamo ikindi nyine, aricyo nababwiye cya arrangement, kuko hajemo imiririmbire. Icya gatatu, ntabwo ikibwirizwa cyo kizacurangwa, ariko kuko wahisemo kuzagikoresha uririmba, hazazamo umucuranzi acurange, cyangwa se ntanacurange bitewe n'uko iyo ndirimbo wahisemo ko itazacurangwa, birashoboka. Ariko hari n'igihe biba ngombwa ko noneho hazamo music, kaza umucuranzi agacuranga amanota ajyanye na ya arrangement mwakoze. Ikindi noneho twabonyemo hazamo natala, kavuga uti se cyari ikibwirizwa yego cyiza, noneho twagishyizemo kuririmba, hazamo arrangement, twaniyongeramo music. Ariko noneho agomba kuba harimo na talent, impano yo kuririmba. Ntabwo umuntu apfa kuririmba gutyo gusa, nta muntu upfa kujya muri korari ngo aririmbe, oya. Niba ujya no muri korari kugira ngo ugire adresse, cyo cyapfuye. Korari bomba baririmbye, korari bomba baririmbye, ntabwo korari bomba abantu bo kugira adresse ngo ni inshuti yanjye Didier reka mwegere. Mbabarire kugutangaho urugero, umushuti wanjye tubana umunsi ku wundi, kuko none ndi kuvuga no kuri korari yanyu abakurikiye Yesu, ni urugero ntanze. Niba uba muri korari wariyemeje gukora ubutumwa mu ndirimbo ukoresheje ijwi, ese ufite iyo tala, ufite iyo mpano yo kuririmba? Niba ntayo ufite, uri umukunzi wa korari, umukunzi wa korari, uba supporting, ubaherekeza aho bagiye kuririmba, ubahe amafaranga mu bikorwa bakora bya buri munsi. Ariko kujya ku ruhimbi uririmba byo cira birarura, ntago ari byo. Hari umuntu ushobora ufite impano yo kwigisha amigisho, akamenya kuvuga mu ruhame, akigisha abantu, ariko atabasha kuririmba. Ibyo ni ibintu biri byo bishoboka. Rero icyo ni kimwe, ariko nanone kakayongeraho akandi ko ushobora kuba ufite impano ariko yaradindiye, kuko bitewe na korari wabagamo ntabwo mwari mufite umwarimu bigisha. Ibyo byo birashoboka, icyo cyo tucyumve neza. Ushobora kuba ufite impano ariko aho ubarizwa muri korari yawe batayibona bitewe n'uko batigishwa kuririmba. Kuririmba birigwa. Mu gihe ufite impano yawe ishobora gukura, birashoboka. Ugashaka umwarimu kaza akagufasha ukazamura urwego
umuntu akavuga wawu uyu muntu araririmba kabisa. Ibyo byo birashoboka, ariko hari n'umuntu uvuga uti giye kuririmba ndabizi ko ntabyo nshoboye pe, afite ikibazo swati cy'uburwayi bw'ubuhumekero, ko turirimba dukoresha ibihaha cyane, bikanga akaba byiyiziho. Uwaba ari umukunzi wa korali, kuko dukenera abantu badushyigikira mu buzima busanzwe. Muri korali igira ubuzima busaba ubushobozi, busaba kwitanga, busaba buriya n'umuririmbyi utazajya mu ijuru azaba ahombye, kuko yahombye igihe, kandi igihe ni amafaranga, ubwo birajyana. Yahombye byinshi cyane. Niba uririmba gerageza ube no mu byo uririmba koko, ntibizarangirire inaha kuririmba gusa. Buriya rero mu gihe turirimba ibyo bintu byose, urakora igihe uvuga ngo turashaka gutera imbere, turashaka kuva kuri uru rwego tukagera ku rundi, ariko mon cher, nibyo urwego wava ku rwego rumwe ujya ku rundi, ariko biragusaba iki? Indirimbo zawe ni nziza, zifite arrangement nziza, yego, none se ufite n'abantu bafite impano yo kuririmba? Katakaza ari akabazo. Ntabwo watera imbere mu miririmbire rero mu gihe utaragira abantu kandi bafite iyo mpano yo kuririmba. Koko hari umuntu ubona ufite impano ukavuga uti wawu, njye mpura nabo kenshi, baba baje muri studio iwanjye, baba bari kuririmba mu bitaramo bitandukanye, nagize amahirwe nkahaba, avuga wawu. Ibyo rero byose iyo tubihuje niho tuvana imbaraga nyine zituma korali iva hasi gatumbagira, kavuga ngo nibura tuvuye hasi tugeza, atari impamvu yo kwihimbaza, ahubwo kuzamuka. Tuba tuvuga twebwe korali izamuye urwego, abantu bakayimenya ari benshi, niko n'ubutumwa nyine bafite batwaye bugera kuri abo bantu cyane cyane. Bitandukanye no kuba ufite indirimbo ukavuga ngo jewe, hari abantu bajya bavuga bikananangaza, ariko muba mwishuka ngo twebwe indirimbo zacu ngo yego ngo ntago abantu benshi bazireba, ngo ariko zifite ubutumwa. None se ubwo butumwa bumaze iki abantu batari kumva? Nko guteka ibiryo ukavuga ngo okay, nibanga kubirya nzabyirira. Yego uzakuraho ibyo urya, ariko se byose uzabirya? Ese ni byiza ubundi ko noneho ubutumwa tubwihererana ngo upfa kuba bafite ubutumwa niba batabyumva bazabireke? Oya, dukeneye kumenya n'ubusobanuro bw'umuziki. Iyo twiyemeje kuvuga ubutumwa dukoresheje umuziki, dukoresheje uburyo bwo kuririmba, iyo hajemo akantu katari kuryohera amatwi, biba byarangiye, ntacyo urimo urakora. Ni byiza rero ko hari byahinduka kandi bikagenda neza. Muze byinshi, ariko nagira ngo tuganire ku bintu nk'ibyo. Burya kuririmba nyine ni kimwe, ariko iyo wiyemeje kuririmba nyine washatse kuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo, menya ko hari n'icyo bigusaba kuba ufite izo ndirimbo nziza, kuba ufite zifite ubutumwa, kandi nyine zifite n'abaririmbyi baziririmba. Niyo arrangement kuba bigisha kuririmba nayo yarakozwe neza, ibintu bigenda neza cyane. Gira amahoro rero. Ndumva ari ibyo twendaga kuvugaho, twivugiraga ku ndirimbo y'abakurikiye Yesu basohoye yitwa Isiganwa, yasohotse samedi tutambutse. Twivugiraga noneho n'impanuro kubaririmba, kubaririmba nibyo twavugagaho, ubundi ibintu bikarushaho kuba byaba byiza. Ni byiza ko dukora ibihangano rero, kuko mbabwira akantu kamwe, turi mu minsi y'imperuka, aho abantu
ntabwo bagikeneye kumva ubutumwa, ntabwo biri kubaryohera. Satani yabateyemo ibintu byo kumva ibintu by'Imana batashaka kubyumva. Ariko nibura indirimbo zageragezaga kuvuga, kuko niba utajya mu rusengero ushobora kugenda muri bisi, mu modoka, uteze bisi ugiye Musanze cyangwa ugiye Butare, Huye, ukagenda muri bisi utabishaka, waba uri umusilamu, waba uri umukatolike, waba uri uwo ari we wese, idini iryo ryose ubarizwamo, waba unasenga, waba utanagira n'idini ubamo, uba muri bya bindi bya gakondo. Kuri radiyo runaka murimo mwumva mu modoka, ukumva haciyeho indirimbo ukayumva. Ni byiza rero ko indirimbo zigera kure. Ni byiza ko zitegurirwa rero mu nganda, izo nganda nakubwiye iwacu hasi, zikazagera kuri ba bandi zireba natwe kandi tutisize, zifite ireme. Gira amahoro rero rwose, ndizera ko umeze neza, nanjye ndi amahoro. Ariko iki kintu tukizirikane kandi rwose bizagenda neza. Nakwibutsa ko ku isabato igiye kuza hari ibitaramo bihari mu itariki 7. Ni igitaramo wamenya cya korali kugana Yesu, kizabera hano mu majyepfo i Muhanga, aho bazaba bari mu gitaramo nyine hari i Muhanga i Gahogo. Ni ku isabato, nakivuzeho kuri video zabanje, ugenda umenye ukigiyeho urebe n'amakorali bazaba bari kumwe, nayo nayavuzeho. Ariko harimo n'abakurikiye Yesu, harimo n'abahamya ba Yesu hano ku Muhima, n'andi navuzeho, nayo muragenda kuri icyo kiganiro cyabanje kibivugaho, hanyuma muzahagere murebe, ibintu bizaba ari byiza cyane, bizaba bimeze neza. Ndumva ari ibyo. Ubundi igitondo cyiza kuri mwese, amahoro y'Imana nabane namwe. Kandi niba utarakanda subscribe wayikanze, ubigutwaye iki? Yikande, n'ukuri ntacyo bitwaye. Kanda subscribe, kandi niba ari byiza buno butumwa mva ari cyo bugufashije, sangiza inshuti zawe iki kiganiro, birushaho kugenda neza. Gira amahoro rero, ndabakunda. Genda mwarimu Japhet. Ubundi wifuza kutwandikira, ushaka kuza muri studio, cyangwa se ushaka audio nziza, ushaka gucuranga, ushaka video, tukugira inama y'ukuntu ibintu bigenda kandi mu buryo bwiza. Ni 0780 39 37 6, ugashyiraho 6. 0780 39 37 6. Ubundi tukabana umunsi ku wundi. Wanyandikira kuri WhatsApp, ni yangiyo nimero, ubundi cyangwa se ukampamagara, birashoboka tukagira ibyo tuganira, kandi byose nibiteza umurimo w'Imana imbere. Gira amahoro rero aho uherereye hose, kandi nizere ko rwose Imana ikurinze guha amafaranga kuko arakenewe. Abakurikiye Yesu bavuze bati guhihibikana ntabwo ari bibi. Nibyo, duhihibikane, ariko nanone twibuke ko ejo tuzataha, tuzi umunsi n'igihe, dukwiye guhora twiteguye kugira ngo tutazaba nk'aba bakobwa 10 batunguwe, ahubwo tuzasanga twiteguye kandi dufite amatabaza. Ikindi, amatabaza arimo amavuta. Yego, igihe cyo gushaka amavuta rero ni iki? Ntabwo igihe cyo gushaka amavuta ari igihe umukwe azabaje. Reka tujye gushaka amavuta, kandi amahoro y'Imana nabane nawe.